We can and we will. We can and we will. Bakunzi ba Black TV, reka twongere tubasuze nanone tubifuriza ishya n'ihirwe ndetse n'amahirwe mu byo muri gukora byose. Reka tubabwire ngo muri iki cyumweru turi gusoza nibwo hasohotse inkuru cyangwa se nibwo hagaragaye inkuru idashimishije cyane y'umusore bita Iranzi the Rapper, umusore wamenyekanye cyane muri Shell Silver. Umusore uherutse gutandukana n'umuryango ufasha abana wa Shell Silver Foundation yasabye imbabazi kugeza kuri uyu mwanya, avuga ko yashutswe n'inshuti mbi, yemera ko ibyo yakoze bidakwiye, asaba guhabwa andi mahirwe muri uyu muryango wa Shell Silver. Nibwo byagaragaye mu cyumweru cyashize, uyu musore Iranzi avuga ko Shell Silver itamwitaho, idakurikirana umuziki we ahanini cyane ibikorwa bya muzika, ariko nanone ugasanga Shell Silver we icyo ashyize imbere cya mbere nuko abana bagomba kubanza bakagira ubumenyi, bakiga, bakagira ireme ry'ubumenyi ndetse n'ireme ry'uburere, kugira ngo ibindi byose igihe bamaze gukura bazabashe kuba abahanzi cyangwa se abandi bantu bafite impano, bafite icyo bazigezaho mu buryo burambuye. Abinyujije kuri konte ya Instagram, Iranzi w'imyaka 17 y'amavuko yasangije abamukurikira ibaruwa ifunguye yandikiye Shell Silver ku giti cye nk'umuntu washinze uwo muryango nyine Shell Silver Foundation, washinze uyu muryango. Iranzi yagize ati: ndasaba imbabazi umuryango wa Shell Silver Foundation kubw'ikiganiro gisebanya nakoze, narahubutse cyane, narashutswe, ntacyo naburanye. Shell Silver baramfashije, bita ku muryango wanjye, batuma mumenya muranankunda. Ni ukuvuga ngo rero uyu musore yakoze ikiganiro avuga ko Shell Silver agiye atandukanye nayo kubera ko ibijyanye n'umuziki we batabikurikirana, ngo indirimbo zose akompoje cyangwa se atanze ibitekerezo ntago bazihitamo, hashoka iz'abandi. Ibyo byose ngo kari byo byari byabaye intandaro yo kuba yaravuze ko yasezera muri Shell Silver. Ariko Shell Silver Foundation ubwayo yavugaga ko uyu musore Iranzi afite imico ihabanye ndetse n'amahame cyangwa se n'imigenderanire cyangwa se n'amategeko ya Shell Silver Foundation ku giti cyayo, kuko Shell Silver Foundation ifite byinshi igenderaho kugira ngo ibashe kuba yaha umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa kuba yaba muri uwo muryango, dore ko ni umuryango kugeza kuri uyu mwanya bigaragara ko umuntu wese ubarizwamo afite aho ari kuva naho ari kwerekeza, bikurikije ibikorwa biri kubaho, bikurikije akaje Shell Silver abona gatandukanye ku isi hose. Murabizi ko mu minsi yashize aba bana bo muri Shell Silver nibo babyiniye umuhanzikazi Yemi Alade mu gitaramo yari yagize kiri kuzenguruka Afrika. Urumva ko ari iby'agaciro cyane. Uyu musore Iranzi rero nawe bora yasubije ubwenge inyuma, abona ko hari amahirwe menshi yari kugenda yitesha kubwo abantu kumushuka, kubwo abantu kubona ko uyu mwana ashobora kuba azagira imbere heza, batangiye kuba bamubuza ibintu bimwe na bimwe byo kuba yaguma muri Shell Silver. Ariko abantu si beza, buri gihe cyose ufite fame ababi baraza n'abeza baba bahari, ariko ababi baba ari benshi cyane. Ni ukuvuga ngo uyu musore yagize ati: inama bangiriye sinazumvishe, ariko igihe cyarageze numva ko bikwiye kumva inama z'abakuze, kuko ndacyari umwana, nayobejwe n'umujinya n'inshuti mbi, ngomba gukunda ishuri, nkumvira umuziki ukaza nabanje kwiga nk'uko Shell Silver Foundation ihora ibidusaba, ntandukanye n'ingeso mbi zose. Urumva ko uyu musore ingeso mbi zose bavuga rero Shell Silver, uyu mwana w'imyaka 17 company cyangwa se foundation ya Shell Silver yavugaga ko uyu musore afite imico mibi myinshi cyane, harimo ngo ibintu byo kunywa itabi, byo bavuga ko babimukekagaho, ariko nta muntu wari wakemeza ko nyine ari byo kuko nta wari wamufashe. Ariko n'indi mico myinshi cyane yagiye imugaragaza muri uyu muryango wa Shell Silver Foundation, ari nabyo byari byatumye bafata ingeso cyangwa se bari bafashe ingamba zo kuba bamuhagarika. Ku wa kane tariki 27 Gicurasi umwaka wa 2026 nibwo uyu muraperi ufite n'impano yo kubyina yari yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gutandukana n'umuryango wa Shell Silver Foundation, ariko kugeza kuri uyu mwanya akaba yasabye imbabazi. Ubwo igihe hari gitegerejwe no kuba wenda Shell Silver Foundation ishobora kuba yamuha imbabazi akagaruka
mu muryango w'abandi bana cyangwa se muri iyo family ya Shel Silver, dore ko uyu musore rwose afite talent nta wabirengaho cyangwa se ngo abice ku ruhande. Mu bana bose Shel Silver Foundation ifite, uyu mwana Iranzi the rapper nawe arimo, bagaragaza ko bafite impano. Iyi nkuru rero niyo twari tubagezeho muri aka kanya, n'umuri n'izindi nkuru ziracyaza. Iyi ni Black TV 250, kora subscribe utarayikora, sangiza abagenzi bawe, ukora share, comment, like, byose ni by'agaciro. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. We can and we will. We can and we will.